Meddy n'umugore we bibarutse ubuheta. Meddy uri mu bahanzi bamaze kubaka izina mu Rwanda no hanze yarwo, yagaragaje ko we n'umugore we Mimi Memphila bibarutse umwana w'umuhungu, umwana wa kabiri. Meddy abinyujije ku rubuga rwe rwa Instagram yagaragaje ko uyu mwana bamwise Zayn M Ngabo. Avuga ko nta kuzuyaza ubuntu bw'Imana buhora bumuriho iteka ryose aho agenda. Uyu muhanzi yabitangaje nyuma y'ubundi butumwa yari yashyize ku rubuga rwe rwa Instagram, aho yanditse avuga ko azabwira amahanga yose ibyiza Imana yamukoreye. Aho yabivuze agira ati, nzabwira isi yose ibyo wankoreye. Muri Werurwe 2022 nibwo uyu muryango wibarutse imfura y'umukobwa bamwita Mira Ngabo. Ngabo Medal Jobert ndetse na Mimi Memphila ukomoka muri Ethiopia barushinze kuwa 22 Gicurasi 2021. Ni mu birori biryoheye amaso byabereye muri Dallas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byitabirwa na benshi mu byamamare bya hano mu Rwanda barimo King James, Kate Kavuyo, Shafi The Ben, Adrien Misigaro, Miss Grace Bahati ndetse n'abandi. Imbuto y'urukundo rwa Meddy na Mimi yatangiye kubibwa kuva muri Kanama 2017. Muri Kanama 2018 Mimi kwiyumanganya byaranze maze asuka hanze amarangamutima ye yifuriza isabukuru umuhanzi Meddy, ndetse bitangira no kugaragarira abantu ko yaba ari mu rukundo nawe. Icyo gihe yashyize kuri Instagram ifoto ari kumwe na Meddy, ayiherekeza amagambo y'Ikinyarwanda amubwira ati, mutima wanjye ndagukunda. Arangije ashyiraho utumenyetso tw'umutima. Meddy wagiye amenyekana cyane mu ndirimbo zisanzwe, amaze igihe yariyeguriye Imana ndetse aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu muhanzi indirimbo yaherukaga gushyira hanze yitwa Blessed. Ese ubundi Meddy ni muntu ki? Umuhanzi Ngabo Medal Jobert uzwi cyane ku izina rya Meddy ni umwe mu bahanzi nyarwanda bafite izina rikomeye mu muziki wa R&B, Afropop ndetse no muri gospel, dore ko yamaze kwiyegurira Imana, ibindi byose akabitera umugongo akiyegurira kuririmbira Imana. Uyu muhanzi rero yavutse kuwa 7 Kanama 1989 i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Ababyeyi be bakaba bitwa Sindayihebura Alphonse ari we se ndetse na Cyabukombe Alphonsine. Amateka y'ubuzima bw'uyu muhanzi: Meddy yakuriye mu muryango ukunda muzika, aho nyina yamwigishije gucuranga gitari ndetse no kuririmba indirimbo zigiye zitandukanye harimo iza Bob Marley, by'umwihariko Redemption Song. Iyi ndirimbo akaba yarayimwigishije ndetse anamwigisha n'uburyo bwo kwicuranga akiri umwana. Yatangiye kuririmba mu matsinda y'abaririmbyi mu rusengero rwa Zion Temple i Kigali, aho yahuriye n'abandi bahanzi bagiye bakomeye hano mu Rwanda nk'aho twababwira The Ben, Lick producer wagiye amufasha cyane mu ntangiriro ze z'umuziki, ndetse na Mucyo. Izamuka rya Meddy mu ruhando rwa muzika: mu mwaka w'2008 Meddy yatangiye kumenyekana mu Rwanda binyuze mu ndirimbo yagiye akora harimo nk'iyitwa Ngirira Ubuntu, Akaramata, Amayobera ndetse n'izindi. Mu 2010 yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari ajyanye n'umuhanzi The Ben, aho bari bagiye gukomeza amasomo yabo ndetse no kwiga ibijyanye n'uburyo bakwagura umuziki wabo, aho nyuma baje kubifashwamo na Press One Entertainment. Imiziki yabo ikajya iva muri Amerika aho bayikoreraga ikatugeraho mu Rwanda, bakomeza kugenda bakundwa cyane. Indirimbo za Meddy zamenyekanye nk'iyitwa Slowly yazamuye izina rye cyane ku ruhando mpuzamahanga. Iyi ndirimbo ikaba yarasohotse mu 2017, yatumye amenyekana cyane mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba no hagati.
yakomeje gukorana n'abahanzi bagiye batandukanye nka Otile Brown, Rayvanny ndetse na Willy Paul. Impinduka mu buzima bwe mu myemerere bigeze mu 2021, Meddy yatangaje ko yahinduye ubuzima bwe ndetse akaba yiyeguriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Nyuma y'inzozi yagiye arota, akiyegurira Imana, akayiharira ubuzima bwe. Uyu muhanzi rero ngo binyuze mu nzozi yatangaje ko Yesu yamubajije ati, ushaka kuba umushyitsi, inshuti isanzwe cyangwa inshuti yanjye? Maze Meddy amusubiza ko ashaka kuba inshuti ye. Ibyo bikaba byaramuhinduriye ubuzima burundu, yiyemeza kuba inshuti ya Yesu. Ubuzima bwite bwa Meddy kuwa 18 Ukuboza 2020, Meddy yasabye Mimi Mefira, umukunzi we w'umunya-Ethiopia-kazi, ndetse bigeze mu 2021 nk'uko nabibabwiye, baje gusezerana ndetse nyuma baza no kwibaruka umwana wabo w'imfura nk'uko twabibabwiye. Ubu bakaba bamaze kwibaruka ubuheta, umwana w'imfura akaba yari umukobwa, ubu bakaba bamaze kwibaruka n'umuhungu. Ubu uyu muryango uri kubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Texas. Uyu muhanzi Meddy rero ni umuhanzi ufite izina rikomeye cyane mu Rwanda, aho yahawe ibihembo bikomeye ndetse akanahatanira ibihembo. Uyu muhanzi Meddy yagiye yitabira ndetse anahatanira ama awards mpuzamahanga, harimo nka MTV Africa Music Awards mu cyiciro cya Listener's Choice mu 2016 ndetse no mu 2021. Hari n'ikindi gihembo cyitwa All Africa Music Award cyangwa se Afrima mu cyiciro cya Best Male East Africa mu 2021, ndetse hari n'icyitwa African Music Magazine Awards naho mu cyiciro cya Best Male in East Africa mu 2022. Uyu muhanzi rero akaba yaramaze gutera umugongo indirimbo zisanzwe, yiyegurira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Akaba yariyemeje gukorera Yesu ubuzima bwe asigaje ku isi. Imana ikomeze kumukomeza mu rugendo yatangiye ndetse ikomeze no kumwagurira umuryango. Turagushimiye wari ukurikiye Wamala TV. Kugira ngo uhore ubana natwe kanda kuri subscribe, urabukoze. Wamala TV.